ndagusabye ngo umpe ibyo kurya, umpe ibyo kwambara, umpe kubasha kunesha mwami. Iki se muri iki gitondo ubu byutse unywa inzoga koko? Nese ubugira ngo ng'igikoma cyangwa icyayisha erega genda umuntu w'umugabo. Nkubaza ubona ejo hazaza hawe ari ahahe koko? Niba udufaranga twose ubonye ari inzoga n'indaya wihutira kugura, ni ukwirirwa yamamaza ibintu bivuguza soni. Filime yirirwamo yamamariza ubutinganyi yirirwa areba. Kandi burya ijambo ry'Imana nasanze ari n'intungamubiri kaba n'intungabugingo. Ongeraho ngo harimo n'ibitera kwihangana, harimo n'ibizura umubiri, harimo n'ibikiza indwara. Uri nk'uko umuntu kwa muganga bavuga ngo umuntu ukwiye kurya neza ngo ukurya imbuto ngo ibitera imbaraga, ngo ibyongera ngo bimeze gute. Ubundi n'ijambo ry'Imana ku Mukristo, ijambo ry'Imana Bya kiriya gisaza ahubwo reka nkubwire ahubwo nk'akadiro. Uri tayari ngiye nkurangire noneho akazi? Uri tayari? gusa ubwo nakaye kazi bwoko cyumva ushaka gukora mani? Nyine n'ahantu tuzajya gutera boro. Gutera boro? N'ahantu tuzagenda tugatera boro, nabonye barimo badidara. Tuzagenda muri cyo tuyitwara mani. Ubuhenebere karundura mana dutabare. Mva mani, twara job zawe njye naho njya natinyuka ukambwira ngo njyewe ngo tugende dutega umuntu mu nzira tumuniga tumwaka ishakoshi. Reka twara job zawe. Amana siko buryo ni kireze mani. Ese reka nkubaze, wabwira ngo noneho wica umuntu ubu mu boss ntango abikora mw'izina rya Yesu? Kubera iki? Ako mani ni inzoga cyangwa ni rya tabi ryawe riri kukongoza? Ariko uzikuri inyamaswa ngo kwica umuntu, uri inyamaswa mbi. Inyamaswa seye mani. Ariko ikintu cyose wakora uri kumva ukabona cash ntago wagikora. Ubu se muri Kigali reka mubaze, muri Kigali ntabwo twize cyo kintu nakibuka, nta n'umuryango tugira. Ninde muntu uzadufasha? Ninde muntu wundi twitayeho? Wajya kuzana ibintu by'ubudage hangana? Ibyo byose ndabyumva mani, ntabyo dufite. None njye uranabizi, nta n'umuryango wanjye nzi, sinzi nimba ukiriho cyangwa se warapfuye. Ariko ibyo si byo ngomba kugenderaho ngo cyangwa nawe bigendereho. Mani ibyo bintu urimo mwana ni imiteto mani. Ibyo bintu ni imiteto. Inaha i Kigali nta nshuti tuhagira urabizi, ngo zizaza ngo zituremere. Icyo kintu nakizi, nta n'abakire tuziranye, wenda ngo azaduha akazi. Ibintu urimo mwana reka nkubwire, ibintu by'ubudage uri kumva? Kandi reka nkubwire uri Babylon mani, uri Babylon mani. Ibyo ndabyumva, uri Babylon mani. Umva se ibyo ndabyumva we nyumva, ariko hari uwo dufite abandi badafite. Tutize uwo nabyitayeho, nubwo turi abana batazi ba se na ba nyina, ibyo nabyo yitayeho. Kuki utamungiye kare mani? Umva se reka tumushake, tumwumvire, tumukurikire, azaturengera. Debo. Ndabona witeretse ikibyeyi cy'amasaha. Mbona kwicingwa ugasuye cyakase. Kwicingwa agase ni ibiki? Ni inyota. Reka da se bimeze bite ko manizuba ryakurenze uboya. Shamvuye kwa muganga na refite rendez-vous na docteur wanjye. Fata inzoga yawe nicayeho gake. Ariko se Debo, ubu Joseph agarutse koko agasanga wicaranye cyamitsinyi cy'amasaha, ubu namukizwa n'iki koko? Ajya umvana y'ibikabya ariko niba atanywa se twe byatubuza kunywa. Abarira nyamara ujye unywa wihishe. Unywa wihishe rwose. Gute ntabwo isaha ajya ataha rwose. Reka nkubwire rwose kunywa se ntabwo ndi bubikubuze, ariko ujya unywa wihishe
ubu reba noneho haje abagore dusengana bamwe bo ku rusengero bagasanga witeretse mitsingi muri iki gitondo urumva amagambo yabo ntayakizwa n'iki n'ukuntu uzi ukuntu bavuga Mbabarira mani si bariya ni inzengeri bariya buriya wabitaho se hari umuntu waturushije kubibamo hari umuntu njyewe ndushaga kuririmba neza hama nanjye nisomero dore n'icyaka kiranyije inkwere n'ubundi n'ahandi ndamwiyese ko ndebona yimazemo utarangurira indi ahuye yewe nari mpfuye ukanyagwa we nari mpfuye rwose mva hariya hari tungurusumu ugenda uhekenyeho bose wawe atakwica ejo bundi yari adufashe urabibonye ahubwo wibinyibutsa yaradufashe neza ahubwo reka tugire vuba tujye guteka nyabo tujye guteka dore amasaha yagiye ndabona kubona umukozi byarabaye ikibazo si nawe uri rwaserera inzara zanjye nibwo nkizisiga mbabara zitahita zisaza nese kuki utamumbwiye karumuntu nk'uwo mana ubu ngo niwe ukenewe reka gushyuha reka nkushyuha wumva nkubwira uwo nkubwira ntago ari umwana w'umuntu uwo mvuga ni Kristo Yesu Kristo uwo nguwo uvuze igihe nababariye yarari Yesu Kristo ikintu cyo kirezi cy'igicucu gusa uwo Yesu abashaka nkubwire mwana ibyo bintu munzanaho ukumva reba hano jyana mani umva nkubwire mani jyana mani cyakubwira ko kugira ngo mbivemo n'abagabo baho babigizemo uruhare reka da perezida uriya wa korali yirirwaga nyiruka aho yarambujije amahoro kandi afite umugore mwiza gute yego komana ubwo se yazaga kubwira iki mva nyine yarambeshyaga ndagukunda ibiki n'ibiki za keya zidashira reka da mbaza ngo iki yarantumiye ngo njye kumusura ese we uzi naragiye nsanga yakodesheje roge mba nkigereho nakubiswe n'inkuba ariko si ibintu bisigaye byarateye ni ukuri uzi ko umuginga twasenganaga witwa Thomas yigize atyo arikora aho umuntu amafaranga aza yigize umuhanuzi urumva kandi ari bituburano maze isoko mpanurira yivayo ye ngo dore ngo uriya mugabo ngo si uwawe ngo dore ngo umugabo muzabana ngo nureshya gutya ngo wambaye turinete ngo n'ibiki maze nanjye si ugusizora ngo mbonye ibogari umva nyumvira ibintu nta bisigaye biriho ni ukuri ndabizi ubwo ngubwo nawe wahise ubyemera ntabwo nabyemera cyazumva nkubwire ukwiye kuva mu bintu urimo ugasenga ko iyo niba utsana imana yagukuye warabaye umusazi wirirwa umoka nk'imbwa ariko ye nkunda ko mumenya iby'abandi ese wowe ubwo wiyibagije ukuntu kubona minerivare byari ikibazo uzi ko wayibonaga ari uko twabanje gusenga utagira utufata ko kwisiga utagira akenda ko kwambara byose ukabibona kubera gusenga none wowe kuki udahinduka none uranyihaye mbona unyibutse ubuzima bwo mu cyaro iyo mbwibutse ndwara isereri none se twareka kubyibuka gute ubuse nakwibagiza ko twararaga ku bishogoshogo none twageze Kigali twararizengereje yabusawe ahubwo reka njye guteka amasaha yanjye yubahwe cyane reka njya kwitekera ibyo abanyarwanda bavuga ngo inshuti nziza igusiga cyane rwose ndabishimira imana abanyarwanda bake barabahanga noneho ngo ihene mbi naho izirikaye nziza bafite imigani bavugaga ugasanga n'ibyo rwose usanga ariyo nibyo ariko bareka barenganya ntabwo byanuye madamu wawe umukire nsanzwe muzi ariko dore ko shitani ari mbi umutwaye umugabo imutwara umwana nyuma y'imyaka myinshi nibwo njya kuva ngo yabonye umugabo ukijijwe ni ibyo gushima imana amushumbusha urumva ntabwo kuvuga ko yarigeze umugabo cyangwa bikaba umugabo akitahira akigira mu ijoro bakorera yani ni imigambi y'imana umwana agapfa ibyo ntabwo byari gutuma mureka nanjye naramukunze nubwo abantu bari kuvuga bakavuga urabizi ko bavuze ntabwo byabona ariko nta kintu byari imana igira umugambi ni ugutwara ariko sawa ngo pasite ko numvishe ngo namwe mwahise mutangiza itorero uwo murimo w'imana umugeze hafi
afunguye urusengero sinabikubwiye se n'ubizi narabyumvishije ejo bundi mbona wambuze kuri telefone hatangira urusengero gushaka turacyafite ibibazo baso sibiye pastor abakristo bake nta bantu dufite tubu nayo nyagukora umurimo n'ikibazo pastor ikintu cya mbere gihari rero icyo ugomba gukora ni iki ni ugukomeza gusenga ugakora ibikorwa by'urukundo ugatanga ijambo ry'Imana ubundi ibintu byose birikora bagenda baza gake gake bazaza dufite ibyiringiro ko bazaza kandi turasenga ariko se hari icyo dufite amatsiko mwebwe abayoboke iwanyu ku rusengero mubakura hehe siko iwanyu huzura abantu bakabona bicaye hanze iteraniro rya mbere rikuzura irya kabiri rikuzura irya gatatu iminsi yose kandi muterana abahuzuye za mbaraga ibanga dukoresha wanyu iyo ibangana nta mbaraga nazo ibanga nakubwira ahubwo ni ugira kwizera utanga ubutumwa mu bantu ibindi byo by'amaturo mu by'abakira ubundi icya mbere ni ukwizera gusa bavuga ngo ukuntu abantu babigenza simbizi ariko ndabyumva ukajya ahantu bakagura ziriya mbaraga bakabaha amavuta ku buryo ushobora nko kubwira itorero ryose kugira ngo bose bakagwa kandi abantu iwanyu hari ibitangaza abajugunya imbago abikubita hasi abahwera ejo bundi narahanyuze mbona ari abataye ubugare ndavuga ibintu kuko kitari wacu buri ikintu cya mbere ni kwizerera muri Yesu ibyo byo kubaga imbaraga ngo araho bazikura hoya byo ngibyo ntabwo ari byo ariko njya numva ngo araho bakura ngo izo mbaraga njya numva ngo bakura izo mbaraga aho bijya biva icyo nicyo nashaka ese kiraye nkumishura inshuti yawe izo mbaraga bazikura he nawe urashaka gukoresha izo mbaraga pasiteri nawe ushaka gukoresha izo mbaraga ntabwo njyewe urumva ntabwo nshakura imbaraga nyine zo ngizo ahubwo ni ukugira ngo namenye uhambwe nkamenya najya asenga nzi aho nkubita buriya uzi aho umwanzi ari ukubiteyo neza uhambwe nkamenya rero byamfasha ikintu n'ubu ni ikintu kimwe cyonyine pasiteri sinaho umenye ngo ngo tuhamenye by'iki wigira kwizera gusa Halo? Yesu ashimwe. Umwana yarwaye? Yarwaye iki se kandi? Ibyo se nibyo bituma ugiye kumunzanira ngo musengere? Kuko none se umwana nimba mwamuhaye amazi y'ibiziba mukamuha amazi adatetse atari meza akaba yarwaye ibyo nibyo byatuma umunzanira ahubwo banza umujyane ihute mujyane kwa muganga barebe ikibazo afite yego uze kumbwira uvuyeyo sawa abarokore nabo ko ibaze koko umwana azajya arwara gripe ngo kumusengera narwara inkorora ngo kumusengera ntago bazi ibintu bajyana kwa muganga n'ibyo basengera koko ariko abanyamasengesho nabo bararushye niyo mpamvu bazajya birukana n'abadayimoni batanagenda nanjye nararushye koko Mama tata karame pasiteri umusezera ngo aragiye tugera hafi tunasenga kwa pasiteri n'arisengesho dunerero Jose wihangane reka ntugire ngo nagutereranye arindi mu turimo hariya mu gikari oya nta kibazo mu gitari ugejeje ku irembo se ubundi tuganira ariko yaragiye kumusezerera ndavuga ati ariko se wabwiye na madamu akabanza mwanamusuhuza ukuri wakoze cyane kandi kumusura rero ko ntabwo nagutaye nuko turi muri aho ntacyo ubwo wenda ugeze ku irembo reka pasiteri ubwo gahunda ni iriya rero mugire umunsi mwiza suhuriza wa mugore wawe ndamusuhuza Matata karame ako subo ubone ryari
ubu umuntu araherekeza akagenda akabayo. ariko se iminota n'itanu hari ubwo igeze Iminota n'itanu si itanu yayo ubu nta minota 40 ishize. Werekeje umuntu reka wari wanasheze wasetse ntabwo utagize amaseta. Twumvikane umuco mu ijambo ibi bintu byose simbikunda. umenye uko nteye nuko mbayeho nuko nakuze ibintu simbikunda. Urana baraguswerega aravuze ngo agiye gutaha ngo ninkubwire kutatangwe ngo werekeze. Ibintu nta kintu kibyihishe inyuma. Hako se ko ngusize uri muzima ubaye ute koko sheri? Ubu none ubonye nasize cyangwa ubonye nanyoye cyangwa ubonye ibi nzoga nyoye ariko ubimenye ibi bintu simbikunda kandi mbivuge rimwe ubyumva ubishyire mu gutwi kwawe winkora jewe ntabwo nshaka kugira ikintu ngaho mbabarira ntabwo nzabyumva ntabyo imbabazi genda reka simbikunda kwerekeza abagabo ko se kuherekeza genda simbikunda. Obuhenebere karundu